natwe baradukunda Nyashi komera nanakwiyeho Ekaye ariko wampa kubera inzara mfite ko hari na Shonje niyo nashinaho rimwe gusa nahita ubona abantu bagenda Ekaye ko hari na Shonje ngo gutya burya se n'igihe kinyazi Ekaye ko hari na Shonje byatangiye ariko hari na Shonje Motherfucker. ubwo hajemo ifunguro birakaze nyine nta kuntu wamaho reka tuvuge se mba naguhaye sibyo nshatse kuvuga ariko wenda gusama Ekaye rubanda nta n'isoni mugira n'ukuntu igisambo urifata ukansa Ekaye yego ndabizi kuri igisambo ariko wampa kubera inzara mfite nanakwiyeho Ekaye uje manzera aririmbye ati iyo bajya baragenda Ekaye yego baragenda ariko biba byiza kuko bari kuranditse barya iki amabuye tera kuri ringiro si ibyo navugaga bagakise aho kembe nyine tugasangira nta n'isoni karenzaho tu niyo nashinaho rimwe gusa nahita magapfa Ekaye ushuna kutise kandi kuri uwo mwembe wawe kara wanjye se no wawe sabye mbabariye wamuho gato cyane ariko Ekaye uranyumye koko imana izabigwanira reka nigendere igihe bafite ubushyuhe se wababwira ngo ntibagubwe genda siro guhombya abantu gusa Ekaye urimo kugenda urira ubaye kibakagabo ntabwo muzi ibintu bibaye kararyemuye n'abagabo kari ibintu byose ariko karanyuma Ekaye ese byarakanyama reka reka pe ese byarakanyama reka reka byariki byarakayemba ntabwo nabyemera umuntu w'umugabo arizwe n'imyembe koko ngaho nyumvi ntabyo guhumvira ahubwo inzara iranyishe Ekaye guhaha nyine ikibazo si icyo guhaha ahubwo ikibazo ni icy'amafaranga Ekaye ikibazo ari amafaranga wajya kuyakorera aha agatekerezo keza bayakorera gute hari na Shonje tani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power ubona abantu bagenda gusa ako nta bwenge bagira ngo gutya burya se n'igihe kinyazi ariko hari na Shonje ntabwo nabyemera ntabwo nabyemera